ndabaramukije mwese abadukurikiye ku Mata TV. Nkuko rero twakomeje tubibabwira, uyu munsi twabazaniye umutumirwa. Ni umutumirwa witeje imbere, ni umusore ukiri mutoya uri mu myaka y'urubyiruko. Nageraga ngo rero atangira bibwira. Banyita Abanganyimana Felicien, akaba ari nge mutumirwa muri iki kiganiro kuri televiziyo Amata TV. Urakoze cyane kutwibwira rero. Mu by'ukuri ndabona urasobanutse, uri umuntu wambaye neza, wiyubashye. Nageraga ngo utubwire, ese inzira yawe y'iterambere byaje bite, ugeze hehe wiyubaka, byatangiye bite? Turagira ngo ubitugezeho amateka yawe n'icyo waba ukora n'uburyo waritejemo imbere. Murakoze. Njyewe amateka yanjye ni maremare cyane, ku buryo ndetse hari n'uwo wayabwira akavuga ati ntibishoboka kuko biba ari birebire binagoye. Mu by'ukuri nkicikiriza amashuri niga mu mwaka wa kabiri segonderi, ngiye kurangiza mu wa gatatu, nagize inzira yo kujya i Kigali. Inzira yari igoranye. Utakorogoye se, waba warashije amashuri bigenze bite? Watubwira byagenze bite? Hari uwagufashaga se, wari utakigufasha, byari byagenze gute? Habayeho intege nkeya z'ubushobozi, biba ngombwa yuko nshikiriza amashuri. Nibyo koko hari hariho 9 years nibwo zaza zigitangira, harashize igihe kitari kirekire zitangiye, ariko burya nubwo ziba zihari, harimo nk'abantu bafite imbaraga nkeya, urugero nkanjye icyo gihe, kuko byari bigoye ko mbasha kwigurira uniform, nkabasha no kuba nakigurira ndetse n'amakayi. Birumvikana, ubwo nyine ni ikibazo cy'ubushobozi cyatumye ikibazo cy'ubushobozi nshikirije amashuri. None warugeze mu aho tubwira uti nerekeye i Kigali. Ese werekeye i Kigali byakugendekeye bite? Wageze i Kigali ute? Wakomeza utubwira uko byaba byaragenze. Murakoze. Nkigera i Kigali rero, navuye inahangaha ngi Kigali ari umuntu undangiye y'akazi, ambwira ko i Kigali haba y'akazi. Bambwira i Kigali nk'umwana wo mu cyaro, nkumva n'ahantu heza cyane, heza haryoshye, ha hantu umuntu ashobora kuvuga ati ningerayo nzahita nkira. Ko nimvishaga ko ningera i Kigali nzahita nkira. Waturukaga hehe werekera i Kigali? Nari nturutse mu karere ka Karongi, mu murenge wa Twumba, mu kagari ka Murehe, mu mudugudu wa Kaganda. Wase ko kugera i Kigali bigoye n'amatike aba ari menshi, ubwo ngubwo byarakoroheye kugira ngo ube wabasha kuva aho hose werekera i Kigali? Mu by'ukuri kujya i Kigali byari byoroshye, byaranyoroheye icyo gihe, kuko banyohereje etike yo kujyayo. Ariko nyuma y'uko ngezeyo byarangoye, byangoye mu buzima bwo hejuru, maze kusa nkaho mpageze, maze nk'amezi 3-4 mpageze. Kuntu byangoye rero, naragiye mbana n'umuntu tubana neza cyane, biba bya bintu byiza kuri nge, nkajya mbona mfata nk'umwana, nanjye nkamufata nk'umubyeyi. Anyita umwana we, nanjye nkamwita mama. Ngo ntakorogoye, ubwo Kigali wakoraga iki? Wakoraga ibijyanye n'iki? Nakoraga akazi ko mu rugo, nahembwaga 15,000. Ubuzima bwaje kungora nko mu mezi 4 akurikira, bitewe nuko muri icyo gihe twabanye yari umuntu umaze igihe kitari kirekire akoze mariage. Haje kubaho ko yunguka umuryango, urumva nk'umusore cyangwa se nk'umwana w'umuhungu, isi ndari kwemera kurera umwana. Haje kubaho ko mubwira ko anshakira akazi nkabasha kujya ahandi, kuko numvuga ko kugaruka mu cyaro byo bitarimo. Asa kubikora, anshakira akazi. Muri uko kunshakira akazi, nari mvuye mu buzima bwiza njya ahandi hantu, hahandi ngeze bingora kuhafatisha, bitewe nuko nandivire mu rugo ruryoshye rukize, urugo rumeze neza ruryoshye, banjyana mu rugo hahandi nimba mvuye ahantu bagira stoke
ugasanga umuntu ahahishe sitoke ibihumbi 200, ngiye mu rugo rwo guhaha ku munzani nkumva byari bigoye. Muri uko kuhaba nahabaye ukwezi kumwe ndabyibuka, navuze ataho kugira ngo ahangaha nasubira iwacu nkajya mbaho mu buzima bwacu menyereye. Nahisemo guhamagara uwo mubyeyi twabanaga mutekerereza ibibazo bihari, ambwira ati igarukire, nk'umwana wakuranye umuco ntabwo ne kuza ntasezeye. Nagiye gusezera baranyangira, bagera naho bamfungira na sinsohoke. Gusa ariko yaje kugira harandekura nsubira mu rugo. Icyo gihe wari uri nko mu myaka ingahe? Icyo gihe nari ndi mu myaka 15, 16 naba narengeye 15. Wakomeza ukatubwira. Naje kugaruka mu rugo rero bibihana birongera bigenda neza. Ndabyibuka yaje guhita njyana kwa mukuru we, yanye kwa mukuru we mpaba neza naho bingendekera neza. Aho hantu niho rero ubuzima bwanjye bwaje kongera gusubira mu kaga, ariko budatewe nabo, ahubwo butewe nuko bahanyibiye ibyo nari maze kugeraho. Nuko kuhanyibira ibyo nari maze kugeraho, ko ndabyibuka bari baranze kumpa amafaranga bambwira ko amafaranga yanjye azajya anyura kuri konte, bazategereza nkagira konte kiriho amafaranga yanjye kugira nanjye nzagira icyo ngeraho, mbashe kuba nakiteza imbere. Haje kubaho kugira amafaranga arenga nk'ibihumbi 100 baje kumpemba, ariko nyuma y'uko ubwo mbonye irangamuntu, ndabyibuka nabonye irangamuntu ariko wa gatatu ku isabato njya gufunguza konte ku Kinamba, kuri branche yo ku Kinamba. Ku isabato nimugoroba ayo mafaranga barayampaye, nayifunguje ariko wa gatanu. Ku isabato nimugoroba ayo mafaranga barayampaye, nari buyajyane ku isabato kuri konte. Mbwira inshuti yanjye twakoranaga, ndabyibuka twabanaga muri iyo quartier, nyibwira ko nahembwe. Sinzibagirwa niyo yashyizeho bagenzi bayo baraneka amafaranga babasha kuba bayajyana. Muri uko kuyajyana nanjye narasohotse mu masaa 7:00 nari ndimo ndareba filime, nsohotse nsanga nibwo bari bamaze kugeramo bari gukuramo n'ibindi bikoresho. Haza kubaho ko nanjye ubwanjye bamfashe, sinzi icyo bankubise, ahubwo nisanze narambaraye hasi. Nanjye sinzi niba narahise ndabwo icyo nzi nuko bwakeye ku munsi ukurikiyeho ku cyumweru nakangutse kwa mbere nisanga mu bitaro. Bansobanura uko byagenze, nza hano ngaruka mu rugo. Naje kugaruka mu rugo kuko numvaga ntashobora kuba i Kigali na stress, ndabwira abantu uruhushya ngaruka kwibera mu rugo, kwigabanyiriza stress. Mpageze naho rero ubuzima burangora cyane cyane. Ndabyibuka narahageze muri 2016. Uvuye i Kigali rero waje ute? Ko numva amafaranga amaze kuyakwiba, waje kubona uburyo uva i Kigali gute? Ko n'ubundi nzi ko Kigali ari kure kandi nawe wari waturutse hari kure. Waje kubyitwaramo gute kugira ngo bashe kuba wakigobotora iyo Kigali ubashe kugaruka mu rugo? Byari bigoye, ariko kugira mpaveho byaranyoroheye ko nari ndi mu muryango wifashije kandi umuryango wankundaga. Byaje kuba ngombwa ko bampa amafaranga, kuko nimbabwiye ko ngiye kwiyibagiza stress ngagaruka mu kazi. Bampaye amafaranga y'itike, bampa na telefone ngendera kuko iyo nari mfite bari bayijyanye. Ngeze iwacu mu cyaro cyarangoye cyane gutangira ubuzima nk'umwana uvuye mu mujyi. Namaze kumenyera ko kuba mu mujyi ari ibintu byiza cyane biryoshye, hareba ukuntu nzongera gutangira inzira z'icyaro bikamvuna. Bampamagara nsubira i Kigali nkumva ni ikibazo gikomeye. Gusa naje kwegerwa n'umubyeyi umwe arambwira ati humura bizagenda neza, tuza wumve ko ibyawe bizacamo. Umubyeyi umwe yaje kumpa, ndabyibuka yaje kumpa agatondezi ntangira kogosha ntanabizi. Ndangije muri uko kuma agatondezi nogosha ntanabizi, mumwe musezeranya ko mbizi ankira mu gaso. Ntibyatuma gushwana n'abakiriya? Hoya, kuntu ujya kwiyara ukogosha rwose utabizi. Byari binagoye cyane ku buryo utabyumva. Umva nyine nawe gukora ikintu utazi. Gusa nk'umuntu wari ufite uburyo ashobora gutekereza,
narebye mugenzi wanjye wari ubizi aba ari we bimfashamo kuri namurebye ndabyibuka yari afite radiyo yarayizanye dushyira muri iyo nzu turahashyushya we arangije ikintu yakoze yagiye uko yafataga imashini nuko yabinyerekaga yogoshaga umwe nanjye akaba ari buze ku mpundi ariko ahari noneho bosi we nkamushyikiriza amafaranga azi ninjye wayakoreye nyamara n'igihe ndi ku ishuri ndi kwiga umusore mugenzi wanjye wanyigishije ndanamushimira ko yatumye mbimenya nyuma bimpa no kubaho ari bo mpamvu ngeze aha yego ari impamvu ngeze aha kabisa yaje kubinyigisha ndabikunda bigoye ariko cyane mu nzira zigoye ko ndabyibuka nawe tugezemo hagati nagiye gusenga ariko cyumweru nk'umwana wakundaga kujya gusenga nje nsanga yahakiniye n'abandi bagenzi be imashini iracika nje nshwana na bosi yacitse ururimi rwacyo nshwana na bosi dushwanye bosi mbona ko tutari bukomezanya n'abati ngaho ukomezanya n'uyu mpita njya kwishakira tondeze kuko numvaga mbishaka kubikora byibuka nahise ngenda mfite agatungo mu rugo ndagatanga ngenda ngura tondeze haraje nanjye ntangira kubyiga mfite ishyaka ryo kubyiga mbikunze binduhije aho nigiraho byari hatari kugira nzahafatisha ariko n'ingenzi abavandimwe baramfasha mu buzima bugoye wumve ko nabaye mwaho ngaho bigoranye ku buryo ndibuka inzu yishyurwaga 12 nkabishyura 10 ku kwezi 12 ku kwezi nkabishyura 10 tugafatanya n'ibikoresho byose bya salo urumva ko 90% ibigendanye na salo ninjye wabibahaga byari bigoye cyane ubwo ukomeje ibyo muri salo se ubu uracyogosha ubu uri gukora iki muri iyi minsi oya ubu ntago ubu nyogosha gusa ariko unkeneye ndamufasha ndamukorera muri uko kumufasha ariko mbafite n'akandi kazi nkora ubu nsigaye ndi umwagenti wa Tigo Airtel MTN w'ibigo by'itumanaho mu gishoro wakuye muri salon de coiffure muri salon de coiffure wakuye mwangahe watangiye ute iby'ubu agenti n'ubu aracyabirimo se wakuye mu gishoro kingana gute salon de coiffure natangiye niga kogosha birangira nanjye mbaye wa muntu ubyikorera yego kuko ndibuka natangiye mbyiga ngezeho nsaba akazi maze gusaba akazi ngeraho nanjye ndikorera muri uko kwikorera niho igishoro cyaturutse ubu ngubu ndimo ndakoresha muri agent ubwo agent wowe warabutangije nk'amafaranga angana gute buguha inyungu ingana gute watangije amafaranga angana gute ubu uri kwinjiza angana gute ese bumaze kugeza ku iterambere rihe ku buryo wenda twavuga tuti bwa agent koko hari icyo bwagufashije cyangwa se ya saro watangiriyemo hari icyo yagufashije kugezana n'ubu ngubu mu by'ukuri nashoboraga gukora iminsi 6 buri munsi naje urumva ko hari naho narenzaga 1000 muri saro nkabasha kuba narenze 1000 urumva nari bubashe kurenza 1000 nkakoresha nayo 500 ya miti uko 1010 byo bya miti byararangiraga harimo nk'igihe nashuruzaga na 20 bitewe n'igihe cyari cyute n'umunsi wari nk'ugiye ku munsi w'isoko yego umva naho bigakega kigishoro cyagiye gituruka kwa kundi ngenda nkorera 1000 muri saro kiyongeranya na ya nyungu ya 500 bikagenda byurira ubushobozi bwiyongera ubwo icyo gihe waba wararyaga ngahe wabizigamaga ngahe gutumenye natwe ukuntu umuntu yashobora kwizigama kandi ndakorera amafaranga make umva nk'umuntu wakoreraga amafaranga kandi ashaka kugera hagera naryaga amafaranga atarenze 500 kuko niyumvishaga ko ndetse nawe 500 hagiye nafataga ko ari menshi cyane nagombaga gukora uburyo nibura ndira amafaranga 500 kuko icyo gihe nayo ntarafatisha kandi nshaka gufatisha nkabo nabonaga ubwo ngomba kumera nka runaka nkavuga uko bisa kose ngomba no gukora uburyo niba ndi gucuruza mitiyu ejo nzabikura ntabwo nazabikura mfite 1010 gusa cyangwa 20 kurya amafaranga 500 biragoye biragoye
ariko wongere wibuke ko natahaga mu rugo. Yego. Natahaga mu rugo, ntago nabaga mu magetos, nabaga nyine wenda hanze bisanzwe. Nabaga mu rugo. Yego. Nimba nararyiga 500 ku manwa, urumva ko ikigoroba natahaga nkarya ibijumba byo mu rugo. Yego. Sinishinge ruzunguzungu. Yego. Ntabwo nagombaga kwishinga ibyo mu mujyi, ahubwo nagombaga gushyiramo no kurya mu rugo. Yego, ukagura agapantaro, ukagura agapantaro ikise kuko wagombaga no kwambara kanishyura nyir'isabune. Okay. Urumva nimba mu kwezi tuvuge wenda ku munsi nabaze ko nkorera 1000 muri salo. Yego. Urumva ni inkuba ni minsi 6 mu cyumweru. Yego. Mbifite aya miti yatariho muri salo. Nishyuraga nyiri salo 4,000 ku cyumweru. Urumva na byari bigoranye cyane kugira wemera ayo mafaranga uyishyure. Urumva ko byari bigoranye cyane, ariko wibuke ko hari n'igihe nashoboraga kurenza 6,000 mu cyumweru. Yego. Nkabasha gukorera 10,000 wenda 10. Niba ndarishyuraga 4 nagiraga 6 nsigaranye. Yego. Naye yandi ya mitiyu akaba motivation akagira icyanyunganira. Yego. Muri ko kunyunganira niho byaturukaga, nkabona icyo nishyura nyir'inzu, nkabona nagura akambara ko kwambara kuko icyambere cyari kuba buri gihe ukora muri salo ugomba kugira isuku. Yego. Ucuruza mitiyu ugomba kugira isuku. Yego. Iyo uri umwagent ugomba kugaragara neza kugira nuje kuguhahira kugira ikizere. Rero ni mu kazi kose, ahubwo uretse akazi akariko kose umuntu agomba kugira isuku kugira ngo agaheshe icyubahiro. Yego. Twakomeje ubwo uracyari muri salo, urakora n'ubu agenti, faranga rikuza. Ubwo nyuma yaho kugeza ubu ngubu uri gukora iki? Ugeze wiyubaka, urateganya iki mu bihe bizaza? Kugeza ubu ngubu ndakora ubwagenti nkuko nabikubwiye, ariko hari n'ibindi nteganya kushyiramo. Ndashaka nko gucuruza muri iyi minsi iri imbere, cyane cyane ko nshaka gukorera mu nzu, noneho bakajya bansanga nkorera mu nzu hahandi umukiriya azavuga ati tugiye kwa runaka akorera muri ura muryango. Urashaka gucuruza ibijyanye n'iki? Gucuruza, nkora ubucuruzi bwa cogore. Ubwo cogore no kuvuga ni boutique. Okay. Ku buryo umuntu azageza ati tugiye kwa Feliciane hahandi wa wundi ubikura umucuruza mitiyu ubu asigaye yarashinze n'iduka. Akomeye. Yego. Ndashaka biteganya vuba. Okay. Igihe kitarambiranye. Yego. Ko ndi kumva binshobokeye nko mu kwezi kwa 9 ngomba ko naratangiye. Okay. Byiza cyane, ndumva ufite imishinga myiza. Kandi ko byagenda kose ngomba no gushakiraho ibintu, rega ngomba no kugira inzu, ngomba kubaka. Yego. Kubaka ngomba kubaho mfite umuryango. Umuryango nuko ngomba kugira aho nkushyira. Yego. Ubwo urumva ngomba no guteganya kubaka, kandi byose bizava hehe mu bwagenti nkora. Mbo uretse wenda ubwo agenti niyo saro haryo uracyayikora cyangwa ayihagaritse? Saro ntago nkibonekamo cyane, gusa ukeneye unkeneyeho serivisi yo kumwogosha, yo kumukorera isuku. Yego. Ndamukorera. Ariko ntabwo ariho nkunze kuba ndi cyane kuko ubu nabaye nk'uhugiye mu bwagenti kurusha byose. Ariko kubera ko nkorera ku isantere yaho nakoreraga, iyo nkeneye ndagukorera. Ubu ukeneye arakubona. Yego. No kuvuga ngo hari ibindi bikorwa wenda ushobora kuba waragezeho hanze y'ibyo ngibyo, wenda ushobora kuba waraguze, ushobora kuba wenda ufite nk'amatungo tuvuge, cyangwa se ukaba ufite ikibanza ahantu runaka. Muri ibyo byo nta kantu waba wibitseho muri ubwo buryo? Urumva ntabwo hashize igihe kinini cyane, ariko sinagitoya. Ariko nanone ntago wakora imyaka 2 nta kintu uratahura. Iyo ufite ubwenge, iyo ufite icyo ushaka, ugomba gukora ufite icyo ugamije. Muri iyo myaka itari myinshi ariko atari na mikeya, nabashije kuba nakiguriramo ikibanza. Yego. Yewe n'amatungo umuntu wavuga ntibasaba ko uri byinshi, ariko ufite amatungo. Ubwo ikibanza gihagaze nk'amafaranga angahe? Ikibanza inako gihenzera. Ikibanza nakiguza amafaranga atari menshi, ariko sinamakeya. Yego. 400 ni amafaranga menshi kuri njyewe.
400 avuye mu agenti no kogosha nyuma y'imyaka ese ubwo ndumva ari 2-3 biragaragara ko wagerageje kwizigama kandi ukaba waragize icyo ugeraho nuvuga ngo ushaka ufite n'amatungo ufite n'amatungo yego biragaragara ko hari icyo wabashije kuba wakora kugira cyangwa uburyo wabashije kujya witanga kugira ngo urebe ko wazagira icyo ugeraho. Birasaba kwigomwa avuga ngo rero urubyiruko rutukurikiye cyangwa se n'abandi bakiri batoya n'abakuru barabyumva neza ko bintu umuntu akazi kose akora bagomba kugira intego kandi akamenya kuzigama kugira ngo azabone uko agera kuri za nzozi afite. Icyo nashishikariza urubyiruko yego hari nk'ukuntu umuntu ashaka kuvuga ngo mfite amafaranga makeya ngiye ibihumbi byanjye 10 ntacyo byamarira cyangwa 20 yego hoya siko biri 10 byawe ufite icyo ushaka ntago ari amafaranga make yego kuko 10 ni amafaranga make kuko ari kubitekereza ariko ni menshi uramutse yasho muri business ufite icyo ushaka kuko nk'ubu ngubu ufite ibihumbi 10 yego n'urugero ukaba utaha ukabisiga mu rugo ukajya gukora ubisize mu rugo nyamara akazi ukora niba tuvuge se hari igihe uri gukora ahantu runaka bisaba kutahasa nyuma ya saa 6 wenda saa 5 ukabura tashye cyangwa se saa 7 cyangwa saa 8 yigusubiza hejuru ntibivuze ngo bya bihumbi 10 byawe biryamishe yego oya fasha bya bihumbi 10 byawe ugasanga umuntu uhagarariye ibigo by'itumanaho mu gasantere kanyu yego aho waba uri hose ushaka kumubwira ati nkonegitira simukadi yego mbashe gucuruza amayinite kuko negitase byaba ari ubuntu byabimeze bite ku buryo wanamara impungenge abakeka bati bina amafaranga kuko ndakeka nanjye nigeze gushaka kubikora kera ariko banza gucibwa intege nuko abantu bambwiraga bati ugomba gufata ngo ibihumbi ngo 300 ngashyira kuri konti yawe nuko bimeze bite bundi bashora amafaranga menshi ngo arenga no kugishoro oya siko biri abakubwira gutyo gukonegita no buntu kuko bisaba kuba wowe ufite simukadi y'icyo kigo ushaka gukorana nacyo ushaka gucururiza yego tuvuge ufite simukadi ya Airtel Tigo yego ufite simukadi ya Airtel Tigo uragenda ugasanga umuntu uhagarariye icyo kigo cy'itumanaho muri iyo santere yanyu cyase muri umurenge wanyu yego kuvuga ati ndashaka gucuruza amayinite nakora iki kugira mbigereho yego arakubaza ati se ufite simukadi ya Airtel Tigo yego ati yego rwose ahita agukonegitira Airtel Tigo simukadi yawe akayisabira gucuruza amayinite yego urumva niba yisabiye gucuruza amayinite wowe icyo ukora ahita kurangira n'ahantu ugomba kuzayakura kugira ngo ashyire ku telefone yawe aho ugomba kurangura muri make iyo akurangiye aho ugomba kurangura ukayashyiraho utangira kuyacuruza uko uyacuruza niko wunguka tuvuge niba wari ufite ibihumbi 10 yego kandi ukaba bya bihumbi 10 wabiryamishaga mu rugo uhataha ukaba wibereye ku gasantere ntacyo uri kuyakoza aryamishije mu rugo uba ugomba kuyafata ukashyira kuri iyo simukadi mu gihe uri muri ku gasantere uko hazenguruka niko uri gucuruza amafaranga yego bo birumvikana ariko hari ikibazo urubyiruko rukunze kwibaza cyangwa uretse n'urubyiruko n'abandi bose ikibazo cy'igishoro ese abantu bavuga ko nta gishoro bigatuma badatangira business abo bantu bo urabashishikariza iki? Iriya abantu urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu bashobora kuvuga ngo nta gishoro mfite sinakora mbifata ko wenda ahanini igishoro kiba mu mutwe. Igishoro cya mbere ni mu mutwe. Yego. Si impamya ko ufite mu mutwe ufite uko utekereza neza uza ahantu wakura igihumbi cy'umunsi wabura igishoro cyo gukorera amafaranga. Ntabwo bisa gutangira menshi nkuko abantu babyibwira. Yego. Oya siko biri. Make ufite iyo ufite mu mutwe aragufasha. Ushobora kuba wenda ukora ikiyede. Yego. N'urugero.
waba uri mu kiyede ukaba ukorera tuvuge ahantu ukora mu gasantere ka cyangwa se muri quartier iwanyu bakorera amafaranga 500 cyangwa se 1000. Yego. Ese buriya bakorera 500 mu cyumweru, reka da katubari imisi 15 kinzene niko tubara. Yego. Aba ari amafaranga ngahe? Ndumva ari shobora kuba ageze mu 22,500 gutyo. 22,500. Yego. Se ukeka ko ari amafaranga makeya? Ntabwo ari amafaranga makeya. Yego. Uramutse ukoze ukwezi urumva ko waba ufite amafaranga ibihumbi muri 40. Yego. 5. Tubare ko muri 45 15 bikoresheje ntusigaranye 30. Yego. 30 urumva atari igishoro cya mitiyu 30. Cyashoboka. Washyira 15 kuri Tigo ugashyira 15 kuri MTN. Yego. Ubundi ugatangira business. Kandi ejo ugasanga nawe uri kubarirwa ba miliyoneri cyane rwose. Biragoye ariko bisaba kuba ufite intego ugenderaho uvuga ati ngiye gukora iki ejo ndashaka kuba ndiki ngiki. Urubyiruko rwa kino gihe abenshi wenda si bose bamenyereye ikintu bita kuryoshya. Niba wakoreye 2 ukarara ubiriye cyane wakoreye 5 ukarara ubiriye, ukuvuga ngo ubagiriye inama ntibakajye barya amafaranga yose, bajye bagira intego basigaze nayo azabafasha mu iterambere ryabo bya buri munsi, kuko buri muntu wese agomba kugira aho ava naho ajya. Ntabwo umuntu ahora ahantu hamwe, bagomba kugira ngo atere imbere. Urubyiruko rw'iyi minsi barasekeje cyane, nubwo nanjye ndimo mu rubyiruko, ariko sinshaka ko tuguma muri ya mvugo ngo dutwike harahiye nta myaka 100. Yego. Oya. Yego. Siko biri. Ahubwo nitubare ngo hari imyaka 100 tuzamara. Yego. Muri iyo myaka 100 tugomba kumara nuko tugomba gukora. Yego. Niba bakoresha imvugo dutwike batwikisha gukora mu gukora. Niba bona bakoze bubatse ikintu kigaragara niho bazavuga ati twatwitse kuko dufite ikindi kintu twungutse kirenze ikintu twari dufite. Aho niko gatwiko niko navuga. Yako niko gatwiko ari ukugenda ukajya kunywa byeri 1 2 3 4 uzi neza yuko nta ninko kugira mu rugo. Yego. Oya. Ahubwo koresha natwitse kubera yuko waguze izindi nkoko 2 wongeye kuri zazo ndwara ufite. Okay. Vuga natwitse kubera yuko wafashe niba wari wakoreshaga 20,000 wageze kuri 50. Yego. Kubera iki? Ugiye mu nyungu nyine koko watwitse. Wagiye mu nyungu. Ko ntago uzakoresha imvugo natwitse. Yego. Kurya amafaranga. Urangiza ngo uri kujya mbere cyangwa se ngo nicyo kigezweho. Yego. Mu mafaranga make ufite akazi kakorwa neza kandi ukishima na ubwo kavuga ati burya make mfite yabyara inyungu. Ntibisa guhera ku gishoro kinini. Yego. Na make ufite yagufasha. Cyane rwose. Urakoze cyane rero kubw'ikiganiro cyiza duhaye ubuhamya bwawe, duhaye twunguye ibitekerezo, tugiye aho twahera kugira ngo dukore business twiteze imbere. Ubwo rero hari igihe umuntu yumva ikiganiro cyacu akavuga ati ese uriya muntu ko numvise ikiganiro duhaye ari ingirakamaro, sinagira nayo icyo mubaza akamfasha. Nagira ngo niba bitakugoye wowe watanga nimero yawe ya telefone kugira ngo uzumva hari inama yakugisha abe yaguhamagara. Nta kibazo rwose, biroroshye cyane kuko unshaka igitekerezo nakimuha neza. Uranga icyambere no gufasha kandi inyunganizo nziza n'igitekerezo ni byiza cyane rwose. Ku muntu ushobora kuba wenda ariko tureba twumva, nimero ni 0782 48 52 04. Ndayisubiramo 0782 48 52 04. Iyo niyo nimero bansangaho, ndetse akaba yansanga no ku yindi nimero ya 07 3 7 11 27 21. Ndayisubiramo nayo 07 3 7 11 27 21. Izo nimero bazimbonaho, ndetse bashobora no kunkurikira
ku zindi ku mbuga wenda nka WhatsApp, Facebook. Yego. Kuri Facebook nkoresha Felicien Baya West Banamwana. Felicien Baya West Banamwana. Yego. Iyo ni Facebook ashobora kunsangaho. WhatsApp nayo ageze aho ngaho yanansaba WhatsApp yanjye nayo muha nimero WhatsApp. Yego. Uko bisa kose unshaka kuri izo ntuza eshatu zose. Yego. Izo platform eshatu ntiburaho nimwe mbonaho. Yego. Nta kibazo nemere kumuha igitekerezo, nemere kumuvugisha. Okay. Bo dushimire cyane rero mutumirwa wacu Felicien, arakoze cyane kubw'ubuhamya bwiza duhaye. None nagiraga ngo namwe mudukurikiye, nkawe utarakanda subscribe uyikore, uraho duteye inkunga, udukorere share, ukore na comment, kuko ibiganiro byacu ni bigera kure, kugira ngo waduha n'igitekerezo niba hari icyo twahindura tukagihindura. Nuko rero turabashimiye kuba mwadukurikiye, asigaye Imana ibarinde, naho utaha n'ubundi turacyari kumwe. Ciao ciao.